Abantu 10 bakekwaho ibikorwa byo kwiba sima, imifuka 700. Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo Sinotruk yari yakoze impanuka mu murenge wa Kanyinya. Ni impanuka yabaye kwa 28 Gicurasi 2026 ubwo iyi modoka yavaga mu ntara ya ruguru iza mu mujyi wa Kigali. Amakuru avuga ko ubwo imodoka yari igeze mu murenge wa Kanyinya mu kagari ka Nzove mu mudugudu wa Rutagara, umushoferi yananiwe gukata imodoka irenga umuhanda. Umushoferi bimuviramo gukomereka cyane, byatumye bamwe muri aba baturage birara mu modoka maze batangira kuyisahura. Hanyuma binagaragara neza ko hari higanjemo n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, cyane ko basahuye amasima bagasora n'ibindi bikoresho basanze mu modoka, maze inzego z'ubutabazi bw'ibanze zahagera zigasanga ibikorwa byakozwe kare ndetse n'abantu bagiye. Nibwo nyuma yaho haje gukorwa iperereza ndetse bamwe mu begereye ako gace batangira gusakwa, kuko bamwe mu baturage nyine bagiye basanganwa ibintu bari barahishe cyane cyane byiganjemo amasima, maze bakagenda bavuga bagenzi babo ndetse banatungira agatoki inzego z'iperereza n'iz'umutekano. Hanyuma bikarangira bazengurutse hose bagasanga imifuka yarafashwe ndetse irabikwa, byatumye abantu barenga 10 babigenderamo. N'ubu ngubu tuvuga iyi nkuru inzego z'iperereza ziracyakora iperereza ngo banamenye neza ko hari n'abandi wenda bashobora kuba babyihishe inyuma. Uyu munsi none Leta y'u Rwanda irashishikariza abaturage cyane cyane abaturiye imihanda kwitwararika mu gihe impanuka ibaye. Ikinyabiziga kikaba cyari gifite ibintu runaka gitwaye bikaba byakwangirika cyangwa se bigasakara, ku buryo buri wese ashobora kubigiraho ububasha bwo kubitwara, kuko Leta y'u Rwanda irashishikariza abaturage kwitwararika cyane yuko umuturarwanda atagakwiye kubona nko mu isura y'umusahuzi, ahubwo akwiye kubona mu isura ubereye ijisho rya mugenzi we. Impanuka yaba bagatanga amakuru hakaza ubutabazi bw'ibanze. Bisa n'ibiteye agahinda kuba imodoka ishobora kugwa mu gihe abagiye gutabara bagatabaye ubuzima bw'umuntu urimo cyangwa se bw'abantu bayirimo, bakagenda agatima kibereye ku bintu byari birimo, yewe bishobora no kubaviramo inyungu mu mafaranga. Nshuti bakunzi, mudasaba kubana natwe hano wisanze niba uri mushyashya, twitwa Taifa Rwanda. Icyo usabwa ubona bikwiye ukanda subscribe kandi usharinge iyi video kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo badacikanwa n'amakuru agezweho kandi yizewe. Njye nitwa Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.